ababyeyi bamwe cyangwa se abandi bantu baravuga ngo iki gihugu ntabwo ari cyiza kukirereramo abana, iki gihugu mbese ukumva barimo kuvuga yuko iki gihugu atari cyiza kukireramo abana bakuriye hano nta muco bagira, abana bakuriye hano, mbese ukumva barimo kuvuga ibintu byinshi. Ibi ngibi ntabwo ari feva uba umugiriye cyangwa se impuhwe uba umugiriye, ubundi biriya ni itegeko kuko uba umuzanye ku isi. Sinzi uburyo uba waramutwisemo, ibyo ngibyo ntabwo mbizi, uburyo bwose uba waramutwisemo ugafata gahunda y'uko iyo nda ugomba kuyitwita amezi 9, uwo mwana ukamubyara ukamuzana hano ku isi, nta ruhare yabigizemo, nta rupapuro yakwandikiye. Iryo ni itegeko, ubundi iryo ni itegeko, aba agomba kubaho neza. Ni ukuvuga ngo iyo batakubona, batabona urukundo rwawe, bumva ijambo ndagukunda rikuvuye mu kanwa, impore, dore ko hariho n'abarwara rimwe na rimwe umuntu ntabimenye, ugasanga umwana we ubwe yumvisha atameze neza, we araje arakwibwira ati mami ndumva ntameze neza, wumva dore ndashyushye koraho, akaba aribwo uvuga uti kumbe burya wa mwana ararwara. Hello, turabashuje nanone, turabakiriye, tubahaye ikaze hano kuri izi kamera zacu za Synnec TV. Uri imbere yanyu nanone uyu munsi ni Clementina. Ikaze, turabakunda, twishimira kubana namwe. Ngaho rero nimutera agatebe tuganire. Nagarutse nanone, Imana ishimwe ko ibashije kubinshoboza. Uyu munsi rero ndashaka ko tuganira. Murabizi ko maze iminsi mvuga nigisha ngo ibyangombwa ariko uyu munsi ntabwo ariyo topic mbafitiye. Uyu munsi ndashaka ko tuganira mu ngingo imwe gusa, cyangwa mu gatopic kamwe gatoya nahisemo. Muri topic nababwiye ubushize, hano harashyushye, sorry. Murabyibuka neza yuko nababwiye yuko muri topic tuzaganira harimo ibintu byinshi, ariko harimo iyo navuze ko tuzajya tuganira ku burere bw'abana, amashuri y'abana n'imyitwarire y'urubyiruko hano muri kino gihugu cya Amerika. Uyu munsi rero nabahitiyemo topic imwe, ntabwo ari ndende, ariko ndimo ndagira ngo tuyivugeho. Sinzi wenda harimo abashaka kutayikunda, cyangwa se abantu bamwe bagatekereza ndakunyivuze mu buryo butari bwo, ariko nk'uko nabisabye navuze ko hano tuzajya tubana turiho mu buryo bwo kugira ngo tujye dukosorana, twungurane inama n'ibitekerezo kugira ngo ubuzima bukomeze. Ubwo rero topic y'uyu munsi nabateguriye iri kuvuga ariko nayanditse hera, uburere bw'abana hano muri iki gihugu cya Amerika ndetse n'uruhare rw'ababyeyi. Hari uburere bw'abana n'uruhare rw'ababyeyi. Ubwo ni ukuvuga ngo ese ni uruhe ruhare ababyeyi bo bagira mu burere bw'abana cyangwa se mu kurera abana babo. Ubwo rero uyu munsi niyo topic nashatse ko tuganiraho. Ni ukuri uri bwumve wenda sinzi uburyo, ariko abantu bakira uburyo butandukanye, ariko n'uburenganzira bwa buri muntu kumva ibintu mu buryo bwe. Ntabwo ari ngombwa ngo umuntu yumve ibintu mu buryo nk'ubwo ngiye mbyumvamo. Ngenda bivuga nkanjye nk'uburyo mbyumva, ariko ushobora gusanga wenda wowe atari bwo ubyumva, ntiwumve yuko nakujajinze cyangwa se wenda nakugaye, ahubwo twunganirane. Ni karibu rero. Njyewe ubundi nkura nakuze numva ababyeyi mu Rwanda
bavuga yuko uburere buruta ubuvuke, uburere buruta ubuvuke, ariko ntago iryo jambo nigeze nryitaho cyangwa se ngo ndihe n'agaciro, ahubwo urumva nari nkiri mutoya, ariko majije gukura, majije kubyara, nibwo naje kumenya meaning ababyeyi bacu babaga barimo cyangwa se icyo ababyeyi bacu babaga barimo kuvuga, meaning y'icyo kintu babaga bari kuvuga, uburere buruta ubuvuke. Noneho nkibaza ni ukubera iki uburere buruta ubuvuke? Noneho rero reka mbyare, naje gusanga koko uburere buruta ubuvuke. Impamvu nashatse ko tuganira kuri iyi topic, nagiye numva hano muri Amerika turi ababyeyi bamwe cyangwa se abandi bantu baravuga ngo iki gihugu ntabwo ari cyiza kukirereramo abana, iki gihugu, mbese ukumva barimo kuvuga yuko iki gihugu atari cyiza kukirereramo abana bakuriye hano nta muco bagira, abana bakuriye hano, mbese ukumva barimo kuvuga ibintu byinshi. Ariko nanone ntereye amaso hakurya iwacu, nsanga nanone hari abarimo kuvuga abana bo muri iyi minsi nta muco bagira, umuco barawutaye, ibintu bine. Noneho nza kwibaza, ariko se harya buriya ni ukubera iki abana bata umuco? Ahangaha iyo ndi kuvuga abana guhera ku myaka 17 kumanura, kubera ko naje gusanga abafite 18 kuzamura barashyizwe mu cyiciro cy'abantu bakuru, adults. Ubwo njye niba ndi kuvuga abana, wumve ko ndi kuvuga guhera ku myaka 17 kumanura hasi. Ijambo abana, nasanze abana, ijambo umwana ni uko nyine umuntu aba akiri umwana. Noneho ndibaza, harya buriya umwana kugira ngo amenye kiriya ni kibi, kiriya ni cyiza, kiriya ugikozeho kiriya kirameneka, kiriya ntikimeneka, harya buriya bigenda bite, biturukahe? Nza gusanga rero bituruka mu kuzamuka k'umwana kuva afite amezi kugeza azamutse agakura akageza ku myaka 17. Noneho nditegereza nsanga, reka mvugeho gatoya iwacu muri Afurika, umuntu arashaka akabyara, yamara kubyara rwose, ariko nyine bwo mbere yo kubyara twese turabizi habaho process yo gutwita umwana amezi 9. Amezi 9 akarangira, ni urugendo rukomeye. Ushobora kuba uyitwite utari kumwe n'uwayiguteye, cyangwa se unayitwite uri kumwe n'uwayiguteye. Nkeka yuko iyo utwise uri kumwe n'uwayiguteye, uwayiguteye mu by'ukuri nubwo bwose wenda uwo mwana ataba murimo imbere, ariko ntekereza yuko uru rugendo murarufatanya, kuko urabizi iyo umuntu atwite hari ibintu byinshi bihinduka, hari guhinduka k'umubiri, guhinduka kw'imirire. Hari abatwita bakanga ibiryo runaka bagakunda ibiryo runaka, hari abatwita bakagira umushiha, hari abatwita inda zikabagwa nabi bakarwaragurika. Mu by'ukuri tuvuze ku batwita bari kumwe n'abazibateye cyangwa se uri kumwe n'umugabo wawe, nkeka ko uyu mugabo nawe nubwo ataba wenda abifiringa nk'uko bifiringa bitewe n'uko umwana kurimo imbere, ariko emotional nkeka yuko nawe iyo process yari amezi 9 muba muyifatanyije. Kuko niba mugeze ku buriri, twese turabizi umugore utwite, ntabwo ari twese, ubwo ndi kuvuga abagore abatwiteho barabizi uburyo ijoro riba rirerire, rimwe na rimwe kuryama bikanga, ubundi rimwe waryamira urubavu kumva guhumeka ntibiri kwemera, cyangwa se kuryama bikananga burundu, ukarara witeza imisego iburyo n'ibumoso, rimwe na rimwe ugasinzira wicaye. Mu by'ukuri uyu muntu uryamye aha ku ruhande rwawe, nubwo bwose wenda batakwakira, ariko nkeka yuko nawe ibintu burimo gucamo biba birimo nawe kumugeraho kandi cyane. Noneho kubera ko aba yumva wenda yanakwakira ariko akaba atari we bishobore, nkeka yuko nawe aravunika.
ubwo aho ngaho ni kubatwita bari kumwe n'abafasha babo. ubwo ibyo abatwita bo batari kumwe n'abafasha babo ni different story, nabo urumva iyo process baba barimo kuyicamo, ariko noneho batagira n'uwo babwira, batagira n'ubabwira impore, urumva byo biba ari akarusho. ubwo rero ngarutse inyuma, habayeho process yo gutwita. Uratwise amezi 9, urasitiragorinze bya bibazo byose umugore utwite ahura nabyo, hageze kuri wa munsi wo kubyara. Uburiya bubabare umuntu wese wabyayeho arabuzi, sinzi ko kugeza no kuri uyu munsi hari n'uwari wamenya igipimo yabushyiraho, kuko ni ububabare burenze. Uretse Imana itugirira ubuntu wabyara ugahita ubyibagirwa, naho ubundi nta n'uwabyara babiri, ariko ni ububabare burenze. ubwo urabyaye, ufashe umwana wawe mu ntoki, urishimye, ni ibyishimo mu muryango, mwungutse umuntu, amaraso yanyu, umugabo abonye amaraso ye, umugore abonye amaraso ye, murishimye rwose, muranezerewe, ari umunsi w'umunezero. ubwo rero iyo umwana ageze mu ntoki, akenshi ubwo ndi kuvuga Abanyafurika, habaho gutangira gukora plan. Aziga ate, aziga ku kihe kigo, agomba kuryama heza, agomba kuba heza, agomba kurya neza. Ibyo ngibyo ntabwo mbihakanye pe, ni n'ingenzi cyane kuba wabitekereza, kuko ngiye kuvuga aka kantu, ibi ngibi ntabwo ari favor uba umugiriye cyangwa se impuhwe uba umugiriye, ubundi biriya ni itegeko. Biriya ni itegeko kuko uba umuzanye ku isi, sinzi uburyo uba waramutwisemo, ibyo ngibyo ntabwo mbizi, uburyo bwose uba waramutwisemo, ugafata gahunda y'uko iyo nda ugomba kuyitwita amezi 9, uwo mwana ukamubyara ukamuzana hano ku isi, nta ruhare yabigizemo, nta rupapuro yakwandikiye. Iryo ni itegeko, ubundi iryo ni itegeko. Aba agomba kubaho neza, keretse biramutse byanze hari igihe ubuzima butugora, ariko aba agomba kuryama heza, aba agomba kurya neza, aba agomba kwiga neza, aba agomba kuyoborwa mu nzira zose zishoboka, aba agomba gucungirwa umutekano. Mbese ni responsibility zawe, kuko wowe niwo wabigizemo uruhare kumuzana hano. Kubera yuko niyo utabikurikije, leta zimwe na zimwe baranamukwambura bakanamujyana, kubera ko iryo ryo ni itegeko, ugomba kubikora. Kabone ni ibintu byaba bimeze gute, ugomba gustragoringa ibyo bintu akabigira. Iryo ntago ari ideni uba urimo kumubitsa, ntago ari ideni uba urimo kumubitsa ngo nakura umubwire ngo naraguhahiye, narakwigishije, nagushyize mu ishuri. Ibyo ngibyo ubundi nta n'ibyo uba ukwiriye kuvuga, kuko ni responsibility zawe, ni wowe baramuzanye hano ku isi, uba uri responsable wo kumenya buri kimwe cye cyose, ndetse n'umutekano we. ubwo rero aravutse nyine, upanze ibyo bintu byo kurya, ibyo kunywa, ibyo aho kwiga. Nyine ababyeyi nyine ukumva yuko ugomba kuba umufuka w'umuceri uri mu nzu, umufuka w'ibishyimbo, umufuka wa kawunga, juice muri firigo, amata muri firigo, imbuto mu rugo, agomba kurya imboga. Noneho hejuru y'ibyo ukamushakira rero n'abakozi, ku bari muri Afurika rwose bafite ubushobozi, ugasanga yashatse umukozi wo gutera ipasi, yashatse umukozi wo guteka, yashatse n'uwo kurera umwana. Mbese urabyumva, umwana ari special, umushakire n'umukozi wo kumurera, utazajya ajya muri ibyo bindi kugira ngo bimuhuze, atabona time y'umwana, n'umushakire n'uyu mwana wo kumurera. Ni byiza pe, congratulations ku babigezeho, it's very important. Ariko noneho ikintu cyatumye nkora iki kiganiro, naje gusanga hari akantu gatoya, sinzi ko ari gato, ni na kanini actually karuta ibyo byose, ariko naje kwitegereza nsanga hari point abantu bamwisinga kandi y'ingenzi. Ugaruka hano muri Amerika, ugeze muri Amerika, uri umunyafurika, za nzozi zawe zibaye impamo, bya byifuzo byawe bibaye impamo. Ngeze muri Amerika, abana banjye bajye kwiga neza, za nzozi zacu tujya tugira tukiri muri Afurika, ya Amerika tujya tubona mu nzozi, hari n'igihe tuyitiranya rimwe tujya tubona muri movie,
naje gusanga atari ko bimeze. Ugeze muri Amerika rero biremeye pe, urahakandagiye mana yanjye, karabaye. Uzanye abana bavukiye muri Afurika ubazanye hano muri Amerika, ubwo ntabwo ndi buvuge abavukiye hano, reka mvuge ko ubuzanye bavukiye hano, bavukiye muri Afurika, urabazanye bagejeje hano, uritegereje urarebye. Abenshi bakunda guhita bavuga cyangwa se abo hasanze bakavuga sha, abana uzanye iki gihugu se wagize ngo nicyo kurereramo abana? Wahapi, iki gihugu rwose ntago ari icyo kurereramo abana. Ako gataye mu gutwi. Nawe se hari ibyo urimo kubona? Mu by'ukuri ibyo uri kubona ni uko nguko biba bimeze. Impamvu ari uko nguko bimeze ni uko imico yacu n'iyabo biratandukanye. Kandi rero no muri Afurika aho dukomoka, mu bihugu bya Afurika, ntabwo ariko twese duhuza imico. Uretse wenda yuko twaje gusanga wenda ibihugu bya Afurika bimwe na bimwe, nubwo bwose imico iba itandukanye ukuntu, ariko hari ukuntu uba ubona imeze nk'aho yenda gusa gatoya. Ukabona ntacyo bitwaye cyane, ku buryo umwana ashobora kuva mu Rwanda akajya i Burundi, akajya muri Tanzania se, muri Kenya se, akisanga atatakaye cyane mu muco, kuko ntabwo urebye biba bitandukanye cyane. Ariko noneho uvuye hariya uje aha, imico iratandukanye. Niba utarugeze ubona bambaye amakariso bakagenda mu muhanda, urabibona. Urumva umwana niba yari muri Afurika, umwana yagiraga gutya yakwicara nabi by mistake, ugasanga n'umuturanyi n'umugenzi bakubisa agashyi ati cara neza, nyine umwana agakura azi yuko nyine ari uko nguko bimeze. Urumva arahakuriye, ni umuco wabo, abavutse mbere ye abasanze ari byo bari gukora, arabikora neza kandi akabikurikiza kuko ni umuco we yawuvukiyemo. Ariko ageze aha, imico iratandukanye pe, kandi nibyo igomba gutandukana, kuko ibihugu si bimwe, nta nubwo turi bamwe, yewe nta nubwo ari n'igihugu kimwe cyo muri Afurika wenda ngo tuvuge ngo imico irenda gusa, biratandukanye kure. Wowe mubyeyi urabibonye, n'abandi se wenda bahagutanze babikubwiye, urabibonye ko ari byo, uritaye mu gutwi. Abanyafurika bacu rero, nanjye ndimo, tugeze hano, akazi, amafaranga, ikintu cyitwa amafaranga. Ngiye buriya naje gusanga amafaranga ntago ari byose. Hari igihe acara amafaranga yangiza n'ibintu, hari n'igihe yangiza n'ibintu by'ingenzi, no mu gihe wanayabonye ukanarira kandi uyafite, rimwe na rimwe ukanicuza kandi banki zuzuye. Amafaranga, ugatangira kuzana imishinga. Ngomba kubaka inzu muri Afurika, ngomba kugura hegitari zingahe, nkatera ibiti, nkatera avoka, ngomba kubaka uruganda, ngomba gukora ibi. Ni byiza. Za plani zawe wari ufite mu nzozi, ugiye kuzisohoza, ugeze ahantu hari opportunity z'akazi, hahandi bitagusaba ngo kuba warize, ko niyo waba utarize urakora hano ukabaho nta kibazo. Wenda ushaka kudakorera ayangana n'ayo uwize akorera, ariko mwese mubaho kandi mukabaho neza mwabishatse. Noneho uri na hano rero, n'ubuzima bwa hano nabwo urabukeneye, kuko urumva niho ugiye kuba. Urumva rero Abanyafurika bacu, ndi muri Amerika of course, ngomba kwicarira intebe nziza, ngomba kuryama ku gitanda cyiza, ngomba kureba televiziyo nziza nini yuzuye urukuta, ngomba kugendera mu modoka nziza. Sinzi niba mwarabibonye, Abanyafurika benshi ntago tujya twihangika rwose, usanga turi kugendera mu mabenzi, turi kugendera mu modoka z'ibitangaza, za zindi zinagoye no kuzikoresha rimwe na rimwe z'inyamahanga. Ubwo iyo mvuze z'inyamahanga ubwo zitari iz'Inyamerika, hahandi ishobora no gupfa ukayimaza n'icyumweru ku mukanishi ari kukubwira ngo parts zayo twaraziwodarinze zigiye kuza. Ntabwo ibyo ngibyo nta kintu biba bitubwiye. As long as ngende kugendera muri benzi, as long as ndi kugendera mu modoka nziza, ibyo ngibyo bindi nta kintu bimbwiye. Ubuzima bwa hano burahenze, ibintu birahenze, izo modoka wumva zirahenze, yewe n'izo ntebe wumva zirahenze, ibyo bitanda wumva birahenze.
ayo mateleviziyo wumva arahenze, ariko bitavuze yuko hariho n'ibiri ku giciro kiri fair, navuga ko kigereranyije, kaba ari bishyashya ariko bidahenze cyane. Ariko twebwe abanyafurika kenshi iyo tugeze hano, njye ntabwo nakwicarira iyi ntebe iraboneka ko nzayicaraho umwaka umwe ikaba irapfuye, iratebeye. Njye ntabwo nareba kano ka televiziyo ni gatoya. Urumva urahageze, ufite kwanza imishinga ushaka gukora muri Afurika, already watangiye gutelefona n'abantu, watangiye kubabaza ese ya sambi aha n'aha bite, se cya kibanza gutya na gutya, abantu batangiye kumva ko nyine wageze muri Amerika, utangiye guhamagara nyine ubaza ibintu, barabizi neza ko ugiye gutangira imishinga kandi koko byari mu nzozi zawe, ugomba no kuyitangira. Noneho ugiye kugerekaho rero sasa n'ibya hano, aho kugira ngo wenda wigomwe kimwe ukora ikindi kugira ngo ubuzima bubalancing, wenda wicare intebe zitari nziza cyane, urebe iyo televiziyo idahenze cyane, uryamire icyo gitanda giciriritse, ubashe kubaka iyo nzu muri Afurika, ubashe kugura iyo sambu, ubashe kugura icyo kibanza, ahubwo byose ugiye kubyigerekaho. Ugiye mu ishopu, haba hari ibiciro, wishyuye intebe z'ibihumbi 5 z'amafuteyi, reka ariko mvuga sofa, wishyuye sofa z'ibihumbi 5. Uguze televiziyo, urumva televiziyo haba hari televiziyo z'amabrand dusanzwe tuzi, yandi yubatse izina akaze, ziba ziri no ku biciro bihenze, of course ziba zarubatse izina, ziba zizwe. Haba hari za Sony, Samsung, LG, hari ibintu nk'ibyo. Noneho hakaba na twa tundi tworoheje twa Roku, On, something like that. Noneho ukumva yuko wifuje kureba televiziyo nziza kuva kera uri muri Afurika, uhanuje rwa Sony cyangwa rwa Samsung, LG nini, 55, ahubwo 55 ni ntoya, 65 inch, uguze intebe z'ibihumbi 5. Nimvuga ngo kuzigura unyumve, abenshi barikopesha, abandi kubwira barabizi neza ko abenshi bikopesha, ntahakanye ko hari abashobora kwishyura kashi, ariko abo ngabo ni bake cyane. Niyo mpamvu ndi kubwira groupe nini, abangabo ndi kubwira ni babandi bikopesha. Urumva hano ibintu byose ubishatse byaba amadeni, kuko hano amadeni aratangwa hirya no hino, ikintu icyo ari cyo cyose ugishatse wakibona mu ideni, biremewe pe, azirongwa ibyo barimo gusaba ubyujuje. Ushatse waryama igitanda cy'ideni, ushatse wakwicara intebe z'ideni, wareba TV y'ideni, wagenda mu modoka y'ideni, watunga telefoni y'ideni, ibintu byose ubishatse wabitunga mu madeni. Ahubwo ikibaho biva kuri wowe ubwawe, discipline wiha bitewe n'umushahara uzi winjiza, igihe cyawe uko kingana, we n'umuryango wawe, kugira ngo utisanga uri gukora nyine wishyura ibyo bintu wafashe. Noneho urumva hariho n'indi mishinga ufite muri Afurika, urumva biba bigoye. Urumva rero twebwe abanyafurika ugasanga umuntu ari kugenda mu modoka ihenze, ubwo nsubiye inyuma gato, ari kwicarira intebe zihenze, ari kureba televiziyo ihenze, telefone ihenze, ugasanga igitanda ryamira kirahenze, ni bya bindi birimo za mira bicometseho n'amashanyarazi. Rimwe na rimwe yari ibaza umuntu abashaka amashanyarazi yo ku gitanda, kubera iki ko nzi ko iyo umuntu agiye kuryama bagiye kuruhuka, ubundi amashanyarazi yo ku gitanda nayakora iki? Ariko uburenganzira bw'umuntu acengiye ngo ni byiza, wenda hagize nk'ikigutera ugakora igahita ryaka. Ubwo nyine muri make ndi kuvuga nyine bya bintu bihenze, igitanda gihenze, uri mu nzu wishyura amafaranga wenda abanyafurika 1,100, aparitoma y'ibyumba 2 cyangwa se 3, 1,600 ku kwezi. Rimwe na rimwe se na aparitoma ntiwumve ko wayibamo, kumva ko ushaka kuba muri house. Mwese murabizi house, nako ntago ari mwese, ubwo nyine mvuze ngo mwese nambuza abadukurikiye, kandi hari abatari hano. Abari hano murabizi house uburyo costinga cyangwa uburyo wispendingaho bitandukana no muri aparitoma, kubera ko aparitoma ushobora gusanga ukodesheje aparitoma ahantu bakakubwira ati twebwe amazi ntabwo yishyura, nitwe tuyishyura, gaze se nitwe tuyikontorora, nitwe tuyishyura. Ariko no kuvuga ngo niba ukodesheje inzu ugomba kwishyura amazi, ugomba kwishyura umuriro,
ugomba kwishyura gaze. Gaze ubwo nimba ivuga ku batabizi ni ibyuma biba biri mu nzu bikonjesha bikanashyuhisha mu nzu, bikoresha gaze. I think niyo mpamvu bavuga ngo gaze. Ibyo bintu byose urabifite. Hejuru y'ibyo, ibyo byose umaze kwishyiraho, ako kagozi umaze kwizirikamo, wari ufite ubushobozi n'ububasha bwo kujya kugura ibya makeya. Wenda tuvuga uri hano ukavuga uti ngewe niba mfite imishinga muri Afurika, ikintu ngomba gukora hano ngomba kwiyima nkabaho ubuzima buciriritse, nkakora imishinga yanjye iri hariya. Impamvu ndi kubivuga niye kubera ko uba ufite umuryango hano ukugomba kandi uba ugomba kwitaho. Iyo mvuze kwitaho, umugore ashobora kuba atabonana n'umugabo bihagije ngo baganire, nacyo ni ikibazo. Umugabo ashobora kuba atabonana n'umugore we ngo baganire, nacyo ni ikibazo, bitewe n'uko buri wese abyuka agenda. Ariko ngiye point ni gushaka kuvugaho n'abana. Mufite abana, abo bana bakeneye kubabona, bakeneye kuganirizwa, bakeneye gutemberezwa, bakeneye kuyoborwa, cyane cyane nk'uko tuvuga yuko imico y'ahantu itandukanye n'iyiwacu. Bakeneye kuyoborwa, bakeneye kubwirwa imico y'iwacu niyo hano uburyo bitandukanye, bakigishwa uburyo bagomba kwitwara, niba ari ukubaha, niba ari ukutarangara, niba ari ugutinda hanze. Ibya bintu byinshi umwana ayoborwa, ugasanga warangije kwishyira mu kagozi hahandi udashaka kubona na time y'umwana wawe. Umwana ntakubona. Ibi ngibi no muri Afurika birahaba. Nka kwa kundi nabivuze, umumama n'umupapa bafite akazi, afite umukozi umesa, uteka, utera ipasi n'urera umwana. Hari igihe ava ku kazi, urumva afite byose mu rugo, afite ibiryo, afite abakozi, akaza yakwinjira agasanga nyirarudodo urera abana ari hafi aho. Se nyirarudodo bite? Abana bameze bate? Abana bameze neza, bari hese, bari mu gikari. Habe no kujya no kubareba, bamuhe hug, bamusome, bamubwira ibyo biriwemo, bamubwira udustori two ku ishuri, bamwigaragureho, bamusimbukire, bagire gutereka da. Ibyo ngibyo benshi ntabwo biba bibareba. Icyangombwa ni uko yahashye, yashyize ibiryo mu rugo, afite abakozi buzuye urugo. Ibyo ngibyo ngo nibyo umwana akeneye. Yarangiza agiye muri dushe, yiteye amazi, ararangije, arariye, bamuhaye ibiryo, arariye, aranyweye, afashe remote, yicaye muri salo gatoya, arebye televiziyo. Abana baraje, wenda arimo aranabiyama, bari kumusakuriza, yiriwe ku kazi, ararushye, agiye mu cyumba, araryamye. Mu by'ukuri ugasanga ngo niko kurera. Noneho the same people, abana bamara kubananira, ugasanga nibo n'ubundi barimo kurira, bavuga ngo abana barabananiye. Ni nka hano rero, wishyize mu kagozi, ufite ayo madeni angana gutyo, wananiwe kugura imodoka yakoze, wishyura wenda amadolari 200 ku kwezi, cyangwa se na 300 ku kwezi. Ugiye gufata ideni ry'imodoka, uzajya wishyura amadolari 900, 800 ku kwezi, uba muri aparitoma y'1600, cyangwa se warahisemo kuba muri house. Ubwo house ni inzu iri single, atari aparitoma. Ku batabizi, wishyura 2, washyiraho n'amazi, washyiraho n'umuriro, washyiraho na gas, numva ngo n'imyanda n'iki, ku kwezi bikasanga birimo biragutwara 2500. Noneho rero igihita kiba, ntagongera kuboneka. Ufite amadeni menshi. Wenda watangije n'imishinga yawe muri Afurika, warayitangije, ntushaka kandi kwihagarara, kubera ko ntabwo ushaka ko abantu bagucishamo ijisho. Of course uri muri Amerika, you know. Abantu bazi kuri muri Amerika, ntabwo ushobora guhagarika umushinga. Birangira umushahara uhembwa wowe n'umufasha wawe, umugore wawe cyangwa se umugabo wawe, bitarimo guhaza ibyo bintu byose muri gukora. Urumva niba hano abantu bakora amasaha atandukanye, hari abakora iminsi 3 bagakora amasaha 12 ku munsi, hari abakora amasaha 10 ku munsi bagakora iminsi 4 mu cyumweru. Hari abakora amasaha 12 ku munsi bagakora iminsi 3 mu cyumweru. Hari abakora iminsi 4 mu cyumweru bagakora amasaha 10 ku munsi. Noneho hari n'abakora amasaha 8 ku munsi bagakora iminsi 5 mu cyumweru. Ukisanga mu gice kimwe muri abo bantu, ariko kubera yuko ya mafaranga uri guhembwa atari gukavaringa
ya madeni yawe ufite hano ngo akavaringe na ya mishinga uri gukora muri Afurika. Of course ntabwo ushaka abantu bagucishamo ijisho, cyane cyane ko abanyafurika twebwe hariho n'igihe tutabaho ubuzima bwacu. Urumva ubaho kubera abandi. Njye nasanze ariko bimeze, don't get me wrong, ariko naje gusanga benshi ariko tubayeho. Mbona ndi kugendera mu modoka nziza, ntambone ndi kuba muri aparitoma yumve ko ndi kuba muri house, yumve ko nazamuye inzu muri Afurika, yumve ko nakoze ibi yumve. Ugasanga ubuzima bwawe n'ubw'umuryango wawe burimo burapfa bitewe no kuri gukora ibyo ngibyo kugira ngo bumve nyine bumve. Ubwo amadeni akubanye menshi, umushahara ntuhagije. Ikibaho rero ni iki? Ujya ugasanga iminsi ya off yawe, niba ufite iminsi 2 mu cyumweru wagombaga kuruhuka, wenda akaba ariyo ya minsi uha abana bawe, uha umuryango wawe, abantu ukabatembereza, abantu ukabajyana muri park bakajya gutembera, ukabajyana shopping, ushaka akantu akagafata ukabatembereza mukagirana ibihe byiza, ugasanga ntabyo uri kubona, icyo gihe ntacyo ufite. Hari umuntu wigeze kumbwira ngo iyo bavuze ngo nta overtime iri mu company wabo, ngo abanyafurika barimo bararira. Urumva umuntu akababazwa nuko mu company nta overtime bakirimo gutanga. Mu by'ukuri ntago ndi gushaka kuvuga yuko gukora overtime ari ikintu kibi, abantu ntibanyumve nabi, ariko ahangaha point ndimo gushaka kugwishaho niyo uburyo duha umwanya abana bacu cyangwa se imiryango yacu muri rusange turi gukora gutyo. Ni ryari uzabonera abana umwanya uri gukora gutyo? Urumva biru zakubanye nyinshi, ufite responsibility nyinshi pe hano na hakurya, kandi ibyo byose niwe bigomba, niwe biri ku mutwe. Ni ukuvuga ngo ya minsi wagombaga kuba off niba yari 2 cyangwa se 1, nayo uyifatamo amasaha yo gukora, dore ko mu buzi hirya no hino baba bamanika ibipapuro hariho amasaha wumva azashobora kuyakora, agasinya agashyiraho izina rye bakakwapproving. Akenshi abantu barayabaha kuko baba bagira ngo akazi kabo gakorwe karangire. Ugasanga umuntu na ya minsi ye yo kuruhuka nayo arayifashe agiye gukora. Ubwo nabo ngabo ni bamwe muri abo ngabo baba baririyo overtime zabuze. Mu by'ukuri agiye mu kazi, ni ukuvuga ngo ahereye ku wa mbere akora, agejeje ku cyumweru akora, kuko icyumweru kigira iminsi 7. Ahereye ku wa mbere akora, agejeje ku cyumweru akora. Ni ryari uzicara hasi ukigisha abana bawe, niba ari abakobwa ukabigisha uko amasahane yozwa, uko bateka? Ni ryari uzatembereza abana ukabajyana hanze bagatembera bakareka kuba mu nzu kugira ngo bagire n'ibitekerezo bizima? Noneho akenshi rero iyo abana batunaniye usanga ari twibo dufatiye ya mbere kurira, tukarira pe, abana baratunaniye, iki gihugu cy'Amerika ntabwo ari igihugu cyo kureramo abana, iki ni iki. Uruhare rwacu mu kurera abana nanjye ndimo ni uruhe ruhare twebwe ababyeyi tugira? Ugasanga umwana ntabwo wigeze umubwira uko boza amasahani, ntabwo wigeze umwigisha uko bateka. We icyazi ni ukuva ku ishuri akaza akajya muri firigo, dore ko tuzi gufata wa munsi twagombye kuruhuka wenda ngo tunawuhe n'abana, tukawutekamo ibiryo, tukirirwa mu gikoni jugujugu, twatwitse turi guteka, watetse ibyahe n'ibyahe, ukuzuza amakontena cyangwa se ibisorori, ukuza muri firigo kugira ngo abana bajye bava ku ishuri baze bashyushye barye. Ntabwo mvuze ko ari bibi, ariko se uwo mwanya ufata wo guteka ibyo biryo, kubera iki ubasha muri ya schedule ubasha gusqueezingamo kweri, ukareba ukamakinga uwo munsi ukavuga uti uyu munsi ibiryo byashize muri firigo, ngomba gufata umunsi nkateka nkashyira ibiryo muri firigo.
ntuwumve yuko ushobora gushakamo umunsi wo kuganiriza abana bawe, wirirwe mu rugo mwicare muri salo murebane televiziyo, bakubwira utwahe n'utwahe, abana baba bafite ibintu byinshi byo kuvuga, bakurwanira imbere, ubahoze, ubabwire how much you love them. Kubera iki uwo munsi ari wubura? Ni ukubera iki uwo munsi ari wubura? None se ariya mafaranga turi gushaka gutyo, ariya mataje turi kuzamura muri Afurika, biriya bibanza turi kugura, ayo masambu turi kugura, konzi ko twe turi gusaza, turi kubyina tuvamo, kandi akenshi ko abanyafurika tubikora tuvuga ngo ni iby'abana. Umwana uzabona ibyo uzajya muri ibyo ngibyo uzamukurayo, kubera ko bazaba bangiritse. Icyambere hariho igihe ni ukuvuga ngo iyo batakubona, batabona urukundo rwawe, bumva ijambo ndagukunda rikuvuye mu kanwa, impore, dore ko hariho n'abarwara rimwe na rimwe umuntu ntabimenye, ugasanga umwana we ubwe yumvisha atameze neza, we araje arakwibwira ati mami ndumva ntameze neza, wumva dore ndashyushye koraho, akaba aribwo uvuga uti kumbe burya wa mwana ararwaye. Barahari abo bantu tujya tubabona, akaba aribwo yibuka kuvuga ngo umwana yarwaye reka mujyane kwa muganga. Ubundi ibyo uri gukora uri kubikorera nde? Njyewe that's my question, kubera ko bakora bavuga ko bari gukorera abana, kandi nzi neza yuko umwana agomba kuba umwana muzima kugira ngo azabashe kubona ibyo bintu. Yarangije guhetamishwa n'ibiyobyabwenge, cyangwa se yarangije kujya muri gereza bitewe n'uko abana na mugenzi we ufite imbunda bayimufatanye, agiye muri gereza, biriya bintu ninde uzabijyamo? Biriya urimo kuvuga uri gukora hari uvuga ko ari we uzabijyamo, ninde uzabijyamo? Nshuti zanjye, reka tubanze twubake abana bazima mbere yuko tuvuga yuko ushaka no kubikora byombi. Ushaka kubikora byombi, ukubaka abana bazima no mu gihe urimo kubateganyiriza ibintu bizabafasha, ibintu byose bikagendana. Ejo utazunguka kimwe ikindi wagihombye. Ndimo ndakeka ibintu byose bigendana, kuko ushaka kuba ufite amafaranga kuri za banki pe, wararunze, ufite amazu warubatse, hariya ni kwa kanaka rwose iryo zina uryambaye, dore ko abantu akenshi dukunda title, ariko bikaba nta kintu bikumariye. Ninjoro urira wa mwana utari kumubona, utazi niyo ari, kubera yuko niba utamwegere ngo umuganirize, niba atabona urukundo rwawe, we yishakira inshuti. Kandi najya gushaka inshuti azashaka yandi irimo kumwereka yuko ari umuntu muzima, wa wundi umubwira ko amukunda, wa wundi umwitaho, wa wundi umwegera, wa wundi telefone akayifata bakaganira, bakajokinga, bagaseka, bakishima. Uriya niwe azafata amugira inshuti. Mu by'ukuri ntago uzi imico y'uriya, ni ukuvuga ngo ibintu byose uriya afite umwana wazabiterura bijyane, kubera yuko niwe nshuti ye, niwe muntu wa hafi, niwe umuba hafi. Namara kubifata rero uzasanga yarakundanye na babandi baryamana bahuje ibitsina, uzasanga yarakundanye n'abatunze imbunda, uzasanga yarakundanye n'abanywi b'ibiyobyabwenge. Noneho nurangiza utangire kubureminga uvuga ngo iki gihugu ntago ari cyo kurereramo abana. Ntago ari hano gusa, no muri Afurika iwacu. Ni gute wumva yuko Nyarudodo ari ugomba kwigisha umwana w'umukobwa uko bafurira umwenda w'imbere muri dushe, ko batagomba kuwanika muri dushe, bagomba kuwanika ku zuba ukuma kugira ngo atazagira infection? Ninde wakubwiye ko Nyarudodo yabyaye umwana ngo amurere? Nyarudodo akaza ari gukora nako gutekera uriya mwana akamumesera, ntago afite inshingano zo kwigishiriza umwana uko ubuzima bumeze, uko agomba kubaho. Come on guys, ibi bintu ndi kubivuga ntago ndi kubabwira mwenyine, nta nubwo ndi kujajinga, ahubwo ni ukugira ngo twungurane ibitekerezo, kubera ko nanjye mfite abana. Ni ukuvuga ngo ninkutunga urutoki rumwe nanjye nye zirantunze. Ibi bintu ndimo ndagira ngo tubikosore twese hamwe, dufatanyije tubikosore. Reka twubake abana bazima, tubavunikire, tuzi neza yuko aba bana ari bazima. Uri kumwubakira inzu muri Afurika,
we ari gukubwira yuko no muri Afurika that's bullshit, ntago ashaka kuzasubira. Kubera iki? Ntago wamukundishije Afurika, ntiwamubwiye umuco, ntiwamubwiye amagambo, ntiwamubwiye ibyiza bigize Afurika, kuko ntago wigeze ugira umwanya wo kwicarana nawe. Wibyazi naha na Amerika, niyo uvuze ngo uzasubira muri Afurika aravuga tuzajya, n'ijye ntago nahajya. Afurika siki nyine, akavuga ya Afurika azi abazungu bajya berekana yo kuri yo kuza televiziyo y'abana barimo kwicira isazi mu maso, bananutse kubera imibereho mibi, imbavu ziri kubarika, akaba atazi yuko ari Afurika nzima ibaho. Nta wundi wo kubimubwira, ntago azabibwirwa n'umunyamerika, kuko umunyamerika ntago yasuye Afurika, ntago ayizi. Wowe mubyeyi ni wowe ugomba kubwira umwana wawe wamuzanye ari mutoya, nta byinshi azi bya hariya, mwegere umwigisha Afurika, umukundisha Afurika, umwana aryoherwe, akure afite amatsiko n'inyota yo kumenya aho akomoka, kugira ngo na za nzu uri kubaka na ya mishinga uri gukora hariya azabashe no gusubira agendana nayirebe no mu gihe utanahari. Nimureke dukosora iki kintu, kandi ni ingenzi. Nimureke tugikosore pe, tureke gukomeza kwitana ba mwana, cyangwa se wenda ibintu byose tubihirikira kuri Amerika. Imico iratandukanye, nta nubwo wenda no gusa batandukanye natwe, ntago byenda guhura. Twebwe twaje hano gushaka ubuzima, icyo twakagombye gukora muri cya gihe cyo gushakisha ubuzima, twakagombye no kwita no kuri babandi turi kubushakira. Ntutekereze yuko kugura umufuka w'umuceri, kugura umufuka wa kawunga, kugura inyama, kugura juice, kwishyura interinete, kugira gute, ibyo ngibyo ari byo umwana akeneye gusa. So kuvuga ko atabikeneye, ariko si byo, ntago ari byo by'ingenzi cyane, kubera yuko biriya ntago ari uri kubikorera. Ubundi biriya ni itegeko, wowe uba ugomba kubikora, nta n'ideni akurimo ngo uzari mwishyure, nta deni akurimo. Iki ngiki ababyeyi bacyumve kandi bakiteho, cyane cyane ababyeyi b'Abanyafurika bakunda icyo kintu. Ngo ntibarya se, ngo birahaze, ngo iki, oya. Kumuhahira, kumwambika no kumushakira haba ni itegeko. Ajya kuza hano ku isi ntabwo ugeze kwandikira ibaruwa ngo nzana. Wewe wabihisemo, uhitamo kumubyara, uhitamo iriyanda kuyitwita, urayigumana amezi 9, uramubyara mushyira hano. Iryo ni itegeko, nta deni akurimo, nta deni akurimo. Ideni ahubwo wowe umurimo ni ukumuyobora uburyo agomba kugenda muri ubu buzima, muri iyi si wamuzanyemo, kuko we n'umushyitsi nta kintu azi. Mwereka uburyo abantu bagenda, mwereka aho agomba guca kugira ngo atagwa mu mwobo. Wowe ni wowe umurimo ideni, naho we nta deni akurimo. Maze wenda nukora inshingano zawe agakura, njya numva bavuga ngo naruhiye ubusa nagize gute. Umuntu arakura akaba wenda yakwangirika, yaramaje gukura agakora amahitamo mabi akangirika, ariko bitavuze yuko we mubyeyi utagomba gukora inshingano zawe. We bikore, ukora inshingano zawe nk'umubyeyi, namara gukura agatana, ubwo ngubwo nyine ntawe uzakubureminga. We ukora inshingano zawe nk'umubyeyi, ibyo ngibyo unanamusengere, ubundi namara gukura azahitemo. Ariko nzi neza yuko akazi kawe nugakora neza, nanakura kabona niyo yatana, kuko hari igihe umuntu atana gatoya akagaruka, ntago azibagirwa yuko hari ukuntu wigeze kumuyobora inzira nziza. Kuko njya numva no ku ma YouTube channel atandukanye abantu baza akavuga ati njyewe ntago yigeze anyigisha uko umuntu aba umukobwa, ntago yigeze anganiriza uko umuntu aba umudamu, urugo rwarananiye bitewe nuko ntago mama yigeze anganiriza, ntago nyogokuru yigeze anganiriza, cyangwa se ntago masenge yigeze anganiriza ngo anyigishe uko umuntu aba umudamu. Njye nagiyeyo nta kintu nzi ko umuntu arongorwa akagenda akaba umudamu, ndagenda ndishakishiriza ndabimenya. Niya naniwe rero ni wowe wabishyiraho, ni wowe wabishyiraho. Ariko twagera none twumva abandi baza bavuga ati kweri naragiye nkora amakosa ndinanirwa, mama pe ntako atari yagize, mukuru wanjye pe ntako atari yagize. No kuvuga ngo iyo wakoze neza ukigendera biba bihagije, birivugira, ntago ari ukuvuga wenda ngo byandikwe ku byapa cyangwa se. Mwebwe nimukora inshingano zanyu nk'ababyeyi, ubundi abana mubereka inzira, ubundi bakure. Niyo batana azahora azirikana yuko akazi kawe gakoze nk'umubyeyi.
mureke kujya gupfira mu makampani no mu ma nursing homes no mu ma hospitals muvuga yuko muri gukorera abana kandi mudafite. Nari nicaye imbere, nari ndi mu modoka umunsi umwe ndi kumwe n'umufasha wanjye imbere y'ishop bita Walmart. It's like a supermarket, ni supermarket nini icuruzamo igihande kimwe harimo ibiryo, ikindi harimo imyambaro, icuruza ibintu byinshi. Ngira ngo bamwe bari hano benshi barayizi, sinzi niba ama state yose bama ariko ndakeka henshi hari. None harambaza tubona umukecuru usohotsemo, twagiye tubona abantu benshi bari gusohokamo, ariko ngiye ntabwo nari nabyitayeho cyane, we niwe wabyitegereje amaze ariko sheri ko nukubera iki umuntu wese usohotsemo hariya abantu bose barimo kugenda baninjagira bameze nk'abakandagira mu makara ashyushye. Ndaseka ndavuga nti rero buriya urumva twari tukiri abashyitsi, cyane cyane we yari akiri umushyitsi cyane. Ndavuga nti rero buriya ntuseke cyane, bari bari kuninjagira kenshi baranahavukiye, bagombye kuba barabimenyera, ariko n'ibintu bitamenyerwa. Useke gakeya ko wakoje bo nawe ushobora gusanga uri kuninjagira nkabo. Urumva ntabwo navuga byinshi, ibyo tujya tuvugana turabizi, ariko ibaza ugeze aho uninjagira nk'umuntu uri gukandagira mu makara ashyushye for nothing. Come on now, uri kuninjagira nk'umuntu uri gukandagira mu makara ashyushye kubera ibintu byinshi wigeretseho, umuryango wawe urarangiye, urapfuye, urandagaye for nothing. Ukazaryama umunsi umwe ubona iyo nzu warayizamuye yaruzuye, ayo mafaranga kuri banki ahari, ariko nta mwana ufite mu nzu, barasohotsemo baragiye baragucitse, bari mu biyobyabwenge, bari muri gereza. Ubwo se byaba bitumariye iki? Nimureke ni ukuri tugerageze, kandi tubifashijwemo n'Imana, ndabizi neza yuko tuzabishobora, ariko reka dushyire agatoroshi tumurike neza, turebe ahantu ibintu biri gupfira. Reka twe kuzajya dushinze Amerika cyane, kuko ubundi twebwe ntabwo turi abanyamerika, twe turi abanyamahanga. Buriya naje gusanga abantu baturuka mu bindi bihugu, baturuka mu bindi bihugu byo hirya no hino barusha abanyafurika cyane kubungabunga imico yabo. Ukuntu usanga aba bantu bavuga ururimi rw'Igispanish na Balatino, n'aba bantu baturuka mu bihugu byo muri Asia, ubwo urumva harimo abantu benshi, harimo Abashinwa baturuka muri za Philippines, muri za Cambodia, za hehe, bari abantu abo muri biriya bihugu. Iyo bageze hano ari ururimi, usanga kenshi turimo kuvanga Abaspanish, ubwo no kuvuga Abalatino, ngo nukubera iki umusanga ngo nta Cyongereza barimo kuvuga kizima ngo iki. Nukuvuga ngo usanga n'akana kabo kavukiye hano kari kuvuga Igispanish neza neza, iwabo bavuga Igispanish, Icyongereza akabazi ko umwana azakigira ku ishuri ntawe yagicikira, ariko agomba kumenya ururimi rw'iwabo. N'imico yabo rero niko bigera, usanga imico yabo bayibungabunga, bigengesereye. Urabibona niyo muhuye no mu isoko n'ahantu, ubibona ko ari hano, ariko ubona ko ari different, ubona yuko umuco we awufite. Ni kimwe n'abariya Abashinwa n'abari baturuka muri biriya bihugu by'indi, Abahinde, ariko shaka umunyafurika wageze hano we, hari n'igihe tutifuza ko abana bacu bavuga Ikinyarwanda, ukumva wifuza ko avuga Icyongereza gusa, kubera yuko ushaka yuko na umunsi yamanutse ku kibuga cy'indege azaba ari kuvuga Icyongereza gusa. Ntago bivuga yuko kuba mu mahanga bigomba guhindura abo turi bo. Ntitugomba guhinduka abo turi bo, tugomba kugumana imico yacu, tukaba abo turi bo, tukabyigisha n'abana bacu, tukabatoza imico, kubera yuko bari mu muco ugoye, tukazajya duhora tubisubiramo kenshi, akakunanira ariko waragerageje. Come on guys. Ikiganiro cyanjye rero nanga cyari kirangiye uyu munsi, ndabashimiye ko mwabanye natwe, naho ubutaha, ariko ntimwibagirwe gukora subscribe. Ahangaha ndashaka kuvuga abantu bakoze subscribe ntimwongere gukoraho, kubera yuko iyo mukozeho muba muyikuyeho, muba mukoze icyo bita unsubscribe. Ubwo rero uwakoze subscribe ntabwo ari we ndi kubwira, ahubwo utari wayikora nk'abashyashya hano kuri urubuga rwacu, mukore subscribe, murayikinge ibiganiro byacu, munabisharinge n'abandi kugira ngo bijye bibasha kubageraho, tujye tubasha kwigira hamwe. Murakoze rero,
mutekereze kuri iki kintu navuze, mushyire comment munsi, twungurane ibitekerezo, dufashe n'abandi. N'ufite nawe igitekerezo yumva ashaka kugezaho, ashaka kugeza ku bantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, yashyira nimero ye hariya hasi. Aho uri hose muri Amerika, I promise nzaza mutunge kamera uganize abakunzi ba Synek TV. Ni ukuri rero mwakoze, mukomeze mugire amahoro y'Imana, naho utaha. Ciao ciao.